Oh, Babuloni murwa wishyize hejuru, Nebukadinezari mbe kugiye kurisha nk'inka. Daniel ibice 5 umurongo wa 30 kugera kuri 31. Yo, bwa buhanuzi burasohoye. Dorura basize, dorura bisize, fungwa zirengana nazo dorura zisize, abantu wasenyeye, imiryango urimbuye, wafunze insengero none dorura zizize, dorura basize, dorura bisize, fungwa zirengana nazo dorura zisize, abantu wasenyeye, imiryango urimbuye, wafunze insengero none dorura zizize. Yewe Babuloni umurwa wishyize hejuru, dore wanze kumva none uciriwe iteka, waburiwe kenshi n'abantu uzura babamba, gereza wicishije ushaka umaze wabanje. Kizitaragenda zigira intimba, bahataragenda zigira intimba, karasira zirikwa zigira intimba, imitungo wigwizaho ngo nigira beneyo. Dorura basize, dorura bisize, fungwa zirengana nazo dorura zisize, abantu wasenyeye, imiryango urimbuye, wafunze insengero none dorura zizize, dorura basize, dorura bisize, fungwa zirengana nazo dorura zisize, abantu wasenyeye, imiryango urimbuye, wafunze insengero none dorura zizize. Wigize Kayini urimbura bene so, abanyekongo n'abandi, ubaruvumwa mu karere none byose urabisize. Wigize isi ya rusawuzi, Sawurira mundu, uriye incururiye n'inshuti, none kurishiza utanahaze. wigize isi ya rusawuzi, Sawurira mundu, uriye incururiye n'inshuti, none kurishiza utanahaze. ubaye Nebukadinezari w'i Babuloni, umurwa wanze kumva, umurwa wanze kwihana. None urarimbutse, urarimbutse, Umuhuti yagiye zigira intimba, Umututsi yagiye zigira intimba, ndetse n'umutwa nuko zigira intimba. Dorura basize, dorura bisize, fungwa zirengana nazo dorura zisize, abantu wasenyeye, imiryango urimbuye, wafunze insengero none dorura zizize, dorura basize, dorura bisize, fungwa zirengana nazo dorura zisize, abantu wasenyeye, imiryango urimbuye, wafunze insengero none dorura zizize. Iyi ni Ishakwe, Rwanda Truth Commission, Rwanda Freedom Movement. Yego mwidishi Yego. bandi uhungire he, abo ngabo nyine ba minisitiri w'intebe, abo bandi nyine bamuri hafi bamutinya, batajya banamwegera. Ntabwo rero bashobora kumubwira bati nyamara ibihe byarahindutse, turi mu mazi abira, turi mu bihe bya nyuma, kuko intambara arwana muri Kongo ku mpande zose zo watekereza, haba muri diplomasi, hari mu rwego rwa politiki, hari mu rwego rwa gisirikare, urabona ko ari mu nzira yo kuzitsindwa. Ngira ngo ibyemezo byo Amerika na Trump bazamufatira byo ntabwo biri kure, biri hafi. Ahubwo ngira ngo wenda icyo twazarushaho gutekereza mu minsi iri imbere ni ukuvuga, ni ukwibaza ngo twebwe abanyarwanda duhagaze he umunsi byasandaye bikadusandarira hejuru, n'ingaruka tuzi kuko twazinyuzemo mu mateka yacu, ese tuzabyifatamo dute?
ishakwe ijwi ry'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement. Uno munsi turi kuwa gatanu ku itariki ya 20 z'ukwa kabiri 2026. Tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro twahaye inyito ese koko Kagame azakomeza gusuzugura Amerika. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, nkaba mbashuje inshuti zacu. Mukaba kandi muri kumwe na Dr Theogene Rudasingwa, nsaba kubasuhuza. murakomeye Yozefu, mbanze nawe ngusuhuze, muracyakoma? Turacyakoma, turaho imbeho nyine iragenda igabanuka gatoya. Hano iracyabandanya, ubwo reka mbonereho akanya ko gusuhuza abavandimwe bacu, abarwanashyaka bacu ndetse n'abakurikirana ibi biganiro, abanyarwanda mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, ndetse na benshi nk'ukuntu ubizi nawe Yozefu, hari benshi mu karere bakurikirana ibiganiro byacu, kubera ko ibiganiro byacu ni ibyo kubaka kandi tugerageza kubaka u Rwanda ndetse tutarutse n'akarere dutuyemo. Ubwo rero bose turabasuhuje. Murakoze cyane, reka dutangire ikiganiro. Turakora ikiganiro kigufi, wenda tuzongera dukore ibindi nyuma yaho. Nagira ngo dutangire nibutsa ko nyuma y'uko Kagame asinya amasezerano ya Washington tariki ya 4 z'ukwa 12 umwaka ushize wa 2025, akayasinyana na perezida wa Congo Tshisekedi, ndetse na imbere ya perezida Trump wa Amerika. Iyo urebye ni mu by'ukuri nta kintu cyubahirijwe, ku buryo imvugo iri mu bantu uno munsi ari kuvuga bati Kagame yasuzuguye amategeko yasinyiye. Ni muri urwo rwego ku itariki ya 14 ejo bundi 16 nako, ku kitangazamakuru cyane mu Bufaransa, ubundi cyari gisanzwe cy'ubugamiye ku Rwanda cyo France 24, umunyamakuru Marc Perelman yakoze ibidasanzwe bikorwa n'icyo gitangazamakuru nyine, abaza Masad Boulos, intumwa yihariye ya perezida Trump, atese ko Kagame yabasuzuguye, murateganya gukora iki? Undi amusubiramo yuko bafite ibikoresho byo kumugamburuza binyuranye, nk'uko na Trump yigeze kubivuga. Barongera bavuga batese mwumvise yuko yabwiye ngo mushobora kujya mu muriro mushatse cyangwa mwajya kwiyahura, mwebwe mubukoraho mu mwotsi igitutu. Ati rwose twarabyumvise. Amubaza n'ibindi bibazo nyine bigushamo Kagame, ku buryo i Kigali nyine binyuze mu kanwa k'umuteruzi w'ibindi Nduhungire, bamaganye uwo munyamakuru ngo arabogamye, kuko yabajije nyine ibibazo bigushamo Kagame. Muri icyo gihe Kagame avuga ngo abo bose bamubuza gusinzira, ngo nta bazamukuramo, ngo nibajye ngo arabwira ngo go to hell, mujye kumumurira mu ikuzimu, mujye kwiyahura. Siko bigaragara cyane, kuko arasa n'uwagize ubwoba, asigaye atinya kujya aho abantu benshi bateraniye. Ingero ebyiri umuntu yatanga ni ku itariki kuri Davos atasibaga, yakundaga cyane, ahabereye inama kuva ku itariki ya 19 kugeza kuri 23 z'ukwa mbere z'uno mwaka. Ntihagaragaye mu gihe ba Tshisekedi, abo ngabo ba Trump n'abandi bategetsi bakomeye n'amadege arenga 700 bari bahari. Kagame we akajya kwirebera agapira muri Maroc. Urundi rugero rwa kabiri umuntu yatanga
ni ejo bundi mu nama ya, 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 y'umuryango wa Afurika, aho ku itariki ya 14 ya 15 z'uku kwezi turimo, ni ukuvuga ko hashize iminsi 5 gusa, yahabuze naho kwigira mu gapira i Los Angeles, agapira ka basket, mu gihe mugenzi we w'i Burundi Perezida Ndayishimiye yari ahawe inkoni y'ubushumba, no mu gihe kandi na Perezida Tshisekedi ahakomeye ari mu bintu bya komisiyo y'umutekano. Tutibagiye ko Kongo muri kuno kwezi gushize kwa mbere yanatangiye kujya muri kariya kanama k'umutekano ka Loni, k'ibihugu nyine bitari permanent bidahoraho, bimwe 15 ubu Kongo irimo rwose, n'ahandi no bintu by'uburenganzira bwa muntu. Tukaba rero twongeye twibaza tutese koko Kagame azakomeza gusuzugura Amerika, azaba uwande? Nagira ngo tudatinze muvandimwe Theogene ufate ijambo. urakoze cyane Yozefu, iyo ncamake mw'iri buriro utugejejeho. Ahubwo nagira ngo nshingiye kuri icyo kibazo ubajije nyuma uti azahereza he, ahubwo hari na byinshi umuntu aba yibaza. Icya mbere ni nko kubaza uti se Kagame azahereza he gusuzugura ibyifuzo by'Abanyarwanda, kuko niho twe dutangirira ku Rwanda n'Abanyarwanda. Ibyo rero kuri Kagame Abanyarwanda we yabaciye amazi, ntabwo abitayeho. Icya kabiri ukibaza uti ese Kagame azahereza he gusuzugura ibyifuzo by'akarere, kuko ibyifuzo by'akarere si byo Kagame yashingiye, ahubwo we asa nk'uwiyemeje, nako ntabwo asa, ahubwo yiyemeje yuko uretse no gusuzugura akarere, ahubwo yiyemeje kubuza amahoro akarere. Kuko iyo urebye mu mateka ye kuva yafata ubutegetsi, intambara yashoje muri Kongo zidashira zingana n'igihe amaze ku butegetsi, ukareba mbese amakimbirane yagiye amuranga hagati ye n'u Burundi na Uganda na Tanzania, kandi byitwa ngo ari muri wa muryango uhuza biriya bihugu byo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, East African Community. Ntabwo akarere akitayeho, ahubwo asa nk'uwiyemeje kugasenya. Wakwibaza uti se ibyo Kagame yaba azahereza he mu gusuzugura ibyifuzo by'Abanyafurika, inyungu z'Abanyafurika? Kagame ngira ngo umubare w'ibihugu amaze kurwana nabyo, cyane cyane muri izo ntambara ze zo muri Kongo, iyo urebye mu mateka ye kuva yafata ubutegetsi, intambara zo muri Kongo kuva muri 1996, iyo ubajije uti se azahereza he, ese azahereza he mu gusuzugura abagerageza kuzana amahoro mu karere, abagerageza kurangiza intambara yo muri Kongo? Ntabwo Kagame afite ubushake cyangwa se n'ubushobozi bwo kuba yahagararira aho ngaho. Ahubwo icyo umuntu akwiriye kwibaza ni iki ngiki: ese Amerika na Perezida Trump bazakomeza kwihanganira ibitutsi bya Kagame? Bazakomeza kwihanganira ko Kagame ari we uba kidobya mu masezerano yo yasinye yo kurangiza intambara? Ibyo rero ngira ngo ni ukubitega amaso, ariko ngira ngo iyo ushyize ibintu hamwe ukareba uko ibintu byifashe ku isi hirya no hino, ukareba ibyagiye biba ku bategetsi bamwe mu byo twagiye tuzana mu biganiro aha ngaha, nk'ibya ba Maduro n'abandi, n'ukuntu hari ubushyamirane ku isi hirya no hino, Kagame asa
nka ya nyoni ngira ngo twigeze kubivuga mu kiganiro gishize, ya nyoni sinzi niba ari n'inyoni kuko yo ntinaguruka, ni iriruka ikinyoni gusa. kinini cyane bita otirishe, hari ikigo. Autriche. Eh, ngo urayirukankana, yaruha umutwe ikawushyira mu musenyi, yego. igatekereza ngo abayirukanaga nabo barekeye aho ngaho, ariko mu by'ukuri bakikurikiranye. Kagame rero nk'ukuntu twanabivuze mu biganiro bishize, twigeze kuvuga ko ari bene wa mujenerali urwana intambara zashize zishaje, kuko ibihe byo turimo asa nk'umuntu mbese mu by'ukuri utagifite gutekereza uko agomba kurwana intambara zarimo, kandi muri ibyo bintu byose kuko abamwungirije bose, abamuri iruhande bose, ntawe umugira inama, ahubwo biba nka bya bindi njya numva muvuga bya harya ni iki, umwami na mwidishyi, sinzi uko mujya mubivuga. Umwami Wanyibutsa. w'abidishyi. Yego, mwidishyi. Yego. Bandi uhungire he, abo ngabo nyine ba minisitiri w'intebe, abo bandi nyine bamuri hafi bamutinya, batajya Abateruzi banamwegera. b'ibibindi. Ntabwo rero bashobora kumubwira bati nyamara ibihe byarahindutse, turi mu mazi abira, turi mu bihe bya nyuma, kuko intambara arwana muri Congo ku mpande zose zo watekereza, haba muri diplomasi, hari mu rwego rwa politiki, hari mu rwego rwa gisirikare, urabona ko ari mu nzira yo kuzitsindwa. Ngira ngo ibyemezo byo Amerika na Trump bazamufatira byo ntabwo biri kure, biri hafi. Ahubwo ngira ngo wenda icyo twazarushaho gutekereza mu minsi iri imbere ni ukuvuga, ni ukwibaza ngo twebwe abanyarwanda duhagaze he umunsi byasandaye bikadusandarira hejuru, n'ingaruka tuzi kuko twazinyuzemo mu mateka yacu, ese tuzabyifatamo dute? Naho ngusubiza ijambo Yozefu. Urakoze cyane. Ibigaragara ni uko mu by'ukuri Kagame asa n'uwemeye gutega agatuza ibintu bikamwikubita hejuru, ko atakibifite mu ntoki, kabone n'ubwo agenda wenda yemera duke duke. Nk'uno munsi hari umuntu uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'uburayi, wavuye mu burayi nyine wo mu muryango, indege igwa i Goma nyine, ahura n'abariya bo muri M23, ariko yari avuye mu Rwanda, avuye no muri Congo, ndumva hari n'ahandi yari avuye. Noneho aza no kubona na M23, bavuga ko bifuza ngo umuryango w'ubumwe bw'uburayi bifuza kujya bagwa hariya kuri kiriya kibuga cy'i Goma, cyari kimaze umwaka gifunze. Imbere yaho gatoya uhagarariye MONUSCO, uzi ko abanyamerika bari batanze umukandida wabo wo gusimbura Bintou Keita, ariko Ubushinwa bwabaye bubyitambitseho, hayoboye wari umwungirije, nawe indege yarahaguye, niyo ya mbere yahaguye. Bigaragara ko bari bashyira botsa igitutu Kagame mu by'ukuri, nubwo nyine Kagame agerageza kwihishahisha nyine akohereza M23, ariko niyo botsa igitutu nyine ngo kiriya kibuga gifungurwe, abakora ankete baze barebe ubwicanyi, dore ko hakorewe bwinshi, nyine afite ubwoba bwabyo. Ariko hagati aho ejo bundi Reuters yatanze inkuru rwose yihariye yonyine, ifite yonyine exclusive, ivuga iti twabonye yuko mu byo Congo yemereye Amerika harimo ibirombe bya Rubaya. Bya birombe bya Rubaya ni ibirombe bikomeye cyane. Nkaba rero nakubaza, nagusubiza nkubaza nese biriya birombe bikomeye nyine barwaniye, biyuhiye akuya bakabirwanira pe, bagapfusha abantu batagira ingano, bikaba ari byo bitunze ubukungu bunajegajega, kuko
kurwana usahura ariko unarwana nyine ukora za depanse utanga amafaranga menshi, kuko mu Rwanda imbere na wenda turaza kuhavugaho gatoya, inzara iranuma, ubukene ni bwose. Ejo bundi bemeye noneho ko n'ingengo y'imari bayigabanije, nibwo bwa mbere mbibonye. Ubundi bahoraga bavuga ngo yazamutse yazamutse, berekana nyine ko ibintu bimeze neza, ariko ejo bundi bemeye ko bayigabanuye, bavuga umubare wa miliyari 80, ariko kuri jye barabeshya, izagabanukaho miliyari 100 rwose, niba atari na tiriyoni imwe. Ku buryo rero ingaruka mu by'ukuri ziriho ziragaragara. nkaba ndavuga ntese ni bamwambuye ibiya bya rubaya, kuko ntazakomeza kubitsimbararaho Amerika ari ibyayo, hazaba ariho rwana na Amerika. Ntabivamo kandi amafaranga yabivanagamo azaba abuze. Yari afite ibibazo bitagira ingano abicukura, none ubu agiye kutabibona. Mbwira rero nka cya gisirikare kinini cyane n'ibindi byinshi cyane. Nigeze gutanga urugero rwa ambasade 50 afite, muri ibyo bintu byo kwiyerekana cyane mu mahanga. Yagiye afungura za ambasade zitagira ingano 50, mu gihe Uganda ekonomi iruta iyo mu Rwanda bafite 38, bakaba hambere ahangaha bitari kera baravuga ngo bagiye kuzivana kuri 38 bazigeze kuri 15. U Rwanda ziya 50 wabaye ambasaderi. Nyango ibyo yoze ibyo bya ambasade tuzabikoremo n'ikiganiro gutaha. Yego. Naho kuri ibyo bya rubaya rero, ni bimwe mu byo twavugaga tumaze iminsi dukoramo ibiganiro, ko Kagame intambara ya diplomasi na politiki yayitsinzwe, kuko ngo yes yayitsinzwe cyane, kuko mu myumvire y'ubutegetsi buri muri kiriya gihugu cya Congo, Democratic Republic uko mubivuga mu Kinyarwanda, Repubulika ya Congo. Kuko ni ubuhanga nabwo, kuko ntabwo Tshisekedi abiyobewe yuko iyo rubaya ariyo Kagame yifuza cyane, ari nayo ari kimwe mu bituma Kagame nyine ashoza intambara muri kariya karere, intambara zimaze imyaka irenze 30 ubu ngubu. Arabizi kuba mu byo aganira n'Abanyamerika yavuga ati rubaya mu by'ukuri nzayibegurira kugira ngo dufatanye turebe uko twayikoresha kugira ngo igirire akamaro Abanyekongo, igirire akamaro kuko n'ibyo bihugu by'ibihangange abazacukura ayo mabuye nabo baba bafite inyungu zabo, aho bahurira n'inyungu za Kongo. Ibyo ni byo Tshisekedi yifuza, nibyo yashyize mu biganiro. Ubwo urumva ni nkaho Tshisekedi nawe avuga ati rubaya tuyumvikanyeho na Amerika, ngaho Amerika nirebe ukuntu ihangana na Kagame. Ubwo ikibazo wakwibaza ni iki ngiki, ni ukuvuga ngo se Kagame azashobora guhangana na Amerika hejuru ya rubaya? Ese ifite u Rwanda ntabwo rufite ubwo bushobozi. Icyo Kagame arimo mu by'ukuri icyo arambirijeho, imitekerereze ya Kagame, nubwo mu by'ukuri nkunze kuvuga ngo Kagame ndamuzi, ariko tugikorana kandi twakoranye igihe kirekire, hari byinshi byo nari muziho, hari byinshi umuntu yamugiragaho inama, wenda rimwe ukumva ntabwo abyitayeho, ariko nyuma ngira ngo yabitekerezagaho mu byemezo by'afata, ukamenya yuko ibyo wamugiriyeho inama mu by'ukuri yabitekerejeho, yabizirikanye mu gufata ibyemezo. Ubu si hari ibintu byo asigaye akora nkibaza, ariko Kagame noneho yabaye umwiyahuzi. N'ibyo n'imyifatire ye
muri ibi bintu by'amasezerano na Kongo birimo Abanyamerika, ubona harimo ibintu byinshi bisa nk'ubwiyahuzi. Kimwe mu byo Kagame ubu ngubu atekereza, ngira ngo urabikurikirana Yozefu, kandi twagiye tubivuga tubwira abantu ngo icyo Kagame agamije, nubwo abanyekongo batazabimwemerera, kandi nubwo n'aba bantu nyine bakurikirana ibintu byo mu karere harimo n'abo banyamerika batazamwemerera, nibyo arimo atekereza ngo hariya muri Kivu azashyirayo, azubaka mbese nka repubulika yigenga yishitura kuri Kongo. Ngira ngo urabikurikirana Yozefu, urumva bavuga ibintu byo gukoresha idarapo rishya ryo muri Kivu, ibintu byo gukoresha mbese ko basoresha nk'igihugu cyigenga, ibintu byo gukoresha amapasiporo, gutanga amapasiporo, ibintu byo gushyiraho mbese ubutegetsi muri kariya karere. Ibyo byose biganisha muri bya bindi nyine byo ba Kagame na ba Kabarebe n'abo ba ofisiye b'Abatutsi bajyaga bifuza mu nzozi zabo, ngo yuko kandi babeshya ngo yuko n'ubundi ngo Kivu yahoze ari u Rwanda, ariko bifuza ko amaherezo iyo Kivu izaba igice cy'u Rwanda. Ni ibyo ngibyo batekereza, nko kuvuga bati ubwo dufite Goma, ubwo dufite Bukavu, ibya Uvira baracyahanyanyaza, ariko urebye mu by'ukuri aho ngaho hose muri Kivu baratekereza bati turamutse dushikamye, amaherezo n'abo bifuza ibyo bazakorera za Rubaye n'ahandi n'ahandi hirya no hino aho barimo, aho u Rwanda rurimo muri ibyo bintu mbese by'ubujura byo kujya gusahura Kongo, batekereza bati ubwo noneho wenda bazaza bakorane natwe. Ariko ibyo ni umugambi utazabahira, ni umugambi utazabahira, nabyo tubivugiye uyu munsi kandi abantu bazaba babibona, kuko ibyo niyo kuvuga ngo bazakora repubulika ya Kagame muri Kivu, uko bazayita simbizi, ariko ubwo bayita repubulika ya Kagame cyangwa se bayita repubulika ya n'irindi zina, ariko urebye nibyo atsimbarayeho cyane. N'ibyo rero by'uko abantu, aba bayobozi bava mu Burayi cyangwa se n'abandi bashobora kuza bakagwa kuri Goma, Kagame arifuza yuko yego bagwa Goma, ariko Goma igakomeza iri mu maboko y'u Rwanda, yitwa ngo iri mu maboko ya M23. Ariko ibyo rero iyo umuntu akoresheje ubushishozi, n'ariya magambo numvise muri disikuru ya Kagame y'ubuherutse, mwabikozemo n'ikiganiro naracyumvise, hari n'umuntu mugenzi wacu wanshekeze, kuko nigeze kubatiza Kagame mwita ngo ni Dogiteri Maganya, ahubwo yarambwiye ati tuzongere tumwongere n'irindi peti, noneho tumwite Marshal Kagame mu bintu by'amaganya, cyangwa tumwongere irindi zina Marshal Kagame mu maganya. Ariya maganya yafite ntabwo ari iy'umuntu mbese wiyumvamo ko afite imbaraga, kandi ko ibyo aharanira bifite ishingiro, kandi ko yanabipfira biramutse biri ngombwa, kuko nta muntu uvuga ngo azapfira kujya gusahura keretse nyine igisambo cy'umwiyahuzi. Ibyo rero avuga ngo abamugerageza kumugira inama ngo nacishe make yemera ibyo yasinyiye, akababwira ngo ntibajye mu muriro utazima, go to hell. Ngira ngo ahubwo ni uko Kagame we azi ko amaherezo yo ari n'uwo muriro acira abandi, kuko abamubwira ngo amahoro nagaruke niyumvikane n'abaturanyi, abo si bo bazajya mu muriro. Ariko umwicanyi n'umusahuzi, ahubwo ngira ngo tuvuge ko nkatwe twese amaherezo tugomba kuzasubiza ibi byo twakoze kuri iyi si. Ngira ngo Kagame ahubwo agomba kujya ageze muri bya bihe byo kwibaza ibikorwa bye bibi, amaherezo yabyo, akaba ariyo mpamvu disikuru ye mu by'ukuri yuzuye amaganya nk'ariya yo mwavuze muri kiriya kiganiro. Ubwo ngira ngo tumubatije n'iryo zina rindi rya Marshal Kagame, mu maganya. Marshal Maganya. Nibyo koko hari impamvu zumvikana. Iyo urebye hari ibintu, hari igihe
igihe ibintu byari bikomeye kwa Habyarimana, hari umunyamakuru witwa Marie France Croix wahanyuze. ndamuzi. Yego, iba ari Mm. 1989 rwose, ni igihe kimwe na za ba Mm. papa Si ahanyuze. umubirigikazi. Umubirigikazi, yego. Mm. Wa la Libre Bruxelles. La Mm. Libre, la Libre Belgique, hari ikintu nk'icyaho hari. Arahanyuranyura mu Rwanda nyine, akora article ifite inyito, yivugiraga nyine avuga ngo muri muvoma, ngo hari inama nyine ya muvoma yari ikomeye, yari iganje, yari imaze imyaka n'indi kuva muri 75. Mm. Noneho ajya kuroramo uko bigiye bimeze. Ndumva n'amatara yarazimye. Aravuga ati ibi ni ibimenyetso by'igihe n'aya matara yazimye rwose. Biranyibutsa rero n'amatara amaze iminsi azima i Kigali. Mm. Ahanyuze sinzi ko yavuga ati amatara asigaye azima mu bihe bikomeye nka biriya byo ku gihe cya Habyarimana. Noneho aza kuvuga ngo ibyo byose rwose ngo ari ibyo by'ayo matara umuntu azimuka akazima mu nama nk'iyo, ari n'ibindi byose umuntu abona, ngo hari atmosphère de fin de règne. Ngo hari Mm. atmosphère de fin de règne, ngo biragaragara nyine ko ingoma iri ku iherezo ryayo, umwuka uhari n'uw'iherezo ry'ingoma. Mm. Abivuga nyine abantu Mm. barijujuta, ariko Mm. byaje kugaragara ko byari ukuri. Ikindi cyo, wahoze uvuga nyine wa muntu utumva, ngusha agatima kuri Hitler. Abantu bagiye bakurikira cyane Hitler n'urugamba rwe, aho yageze aho ngaho nyine akaba wa wundi uzi byose, wa wundi uzi ibyo kurwana ku rugamba nyine. Ba generali bamwe akabakuraho, abandi akabirukana, abandi akabafunga cyangwa akanabica ahari, none agasigara ari we uyobora urugamba, anapanga urugamba. None abantu bose bakavuga bati uyu muntu nyine mu mutwe ntihagikora. Nawe wabaye nk'ukomoza kuri ibyo bintu ko Kagame asigaye nyine, bavuga ko umuntu ko ari dekonegite kuri realite. Sinzi ukuntu umuntu yabivuga mu kinyarwanda, mu by'ukuri ko umuntu asigaye aba mu isi ye. Mm. Nyine ibintu uko bigomba kugenda nyine ubona nyine byamusize, kugeza igihe nyine Hitler yarwaniye intambara akayobora nyine, kugeza igihe nyine bamusanze aho ari akiyahura. Ibyo bintu rero ngewe mbibona, niyo yabwira abantu ngo mujye kwiyahura, amaherezo sinzi niba azagira n'ubutwari bwo kwiyahura. Oya, oya, Kagame ntabwo yakwiyahura. Ameze Kuko nka Nero. ntabwo Kagame, kuko ni umuntu wikunda cyane kandi w'umunyabwoba cyane. Ibintu byo kumubarira ko yakwiyahura ntabwo ari bene uwo nguwo. Ntabwo Kagame ari bene Ntabwo uwo ashobora nguwo. kwigena, niko bavuga mu kinyarwanda. Oya, oya rwose. Ubwo Kagame, ariko tekereza nk'ibyo ngibyo uvuze by'umuriro, kubura, igihugu kiri mu ntambara. Burya rero kiriya gihugu, kuko nabaye mu Rwanda nkorana na Kagame muri ziriya ntambara za Kongo, cyane cyane iya kabiri yo muri Kongo. Buryo igihugu kiri mu ntambara, cyane cyane Kagame, nubwo afite byinshi by'asahura muri Kongo, wagatekereje uti ibyo asahura muri Kongo bimufasha kurwana iyo ntambara yo muri Kongo. Ariko ni umuntu w'agasambo cyane, ni umuntu ukunda amafaranga cyane, ku buryo nigeze no kugira icyo mbivugaho, ukuntu aba abarira n'abajya muri za misiyo nyine mu Rwanda, akabakatira bavuga bati 500, akabakata ati mubahe 300, harimo abo ba minisitiri n'abandi baba bajya muri izo ngendo zo hanze. Ni umuntu, ijambo umukonogamu urarizi Yosefu. Ni umuntu umukonogamu cyane, umuntu wikunda cyane, akumva ko ibintu byose bigomba mbese kuba ari we bigendaho.
tekereza nawe umuntu, igihugu kiri mu ntambara, kimaze imyaka mu ntambara. Reba nk'ibyo wari uvuze uti amashanyarazi arabura mu gihugu. Reba Yozefu, urabikurikirana cyane, uzi inzara iri mu gihugu. nyinshi. Urareba ukuntu abasirikare baba biziritse umukandara kandi abohereza muri izo ntambara z'urudaca zo gusahura, kandi ibyo asahuye abishyira mu mufuka we, bo ntacyo bibungukira. Tekereza uko mbese abakozi bose ba leta mu gihugu, ari abasirikare, ari abapolisi, ari abarimu, ari abantu bari mu buvuzi, utekereze uko umuturage ameze mu gihugu muri iki gihe. Umuntu ugira utya akifata n'umuryango we ati ngiye kureba umupira, tuzanabikoramo n'ikiganiro, n'ubundi nari naraguteguje ngo tuzakore ibiganiro ngo umutungo wa Kagame 1 yawuvanye, namba 2 ungana iki, icya gatatu uhishe he, awuhishe hehe, tuzabikoramo ikiganiro. Ariko tekereza umuntu ugira utya agafata izo ndege zo yita ize, kandi yavanye mu mutungo w'abanyarwanda, ariko kandi agasaba yuko tuzatanga n'igishushanyo iyo uhagurukije indege ziriya zo bita Gulfstream 650, ebyiri cyangwa eshatu, kuko agira iyo agendamo n'izimuherekeza. Bigura iki abo baturage bashonje, abo baturage babuze amashanyarazi, abo baturage, abakozi ba leta badafite ibibatunga, badafite imishahara yo bita za serumu, kubera ko ntibica ntibakiza, ariko agafata izo ndege akajya muri Morocco kureba umupira n'umuryango we, agafata izo ndege akaza muri Amerika, Los Angeles, kujya kureba abakina basketball. Uwo muntu abazi, arumva uko ahagaze muri situation y'u Rwanda, arumva uko ahagaze muri situation y'akarere, muri Afurika, arumva uko ahagaze muri situation y'isi turimo muri iki gihe, iteje inkeke, ari ibihangange, ari n'abatari ibihangange. Ariko abantu no muri izo nama wavuze za Davos n'iza Addis Ababa, umutegetsi, abo bita statesmen, sinzi uko umuntu yavuga statesmen, yes, ntabwo bari muri kujya kureba umupira wa basketball, ntabwo bari mu mupira wo kujya kureba umupira w'amaguru i Morocco, cyangwa kujya gushakisha ngo abari bushyira ngo akamenyetso ngo kuri uniform zo bambaye, vuga ngo jya gusura u Rwanda, visit Rwanda, nk'ibyo abasano bamaye, cyangwa se bariho mu Bufaransa, cyangwa se bari ngo bazaza kurushanwa ziriya modoka. Ntabwo ibyo ari byo statesmen bakora. Statesmen abakuru b'ibihugu rwose abakuru babara umwanya barimo gutekereza, kuvuga uti aba bana, uru rubyiruko rw'u Rwanda 70% rudafite imirimo, rwuzuye abashomeri n'abo bakene buzuye iki gihugu. Ariko ukumva avuga ngo Kagame rero akunda nyine ibyo bintu, kuko aba yabyumvise mu bandi aho agenda hirya no hino, akumva bavuga artificial intelligence, akumva bavuga amadrone, akakoresha za conference, akavuga ati ibyo ngibyo nibyo bigezweho, akaba ibyo tuganiraho. Aho gutekereza artificial intelligence, wanabanza gutekereza ngo abo bana b'u Rwanda 14,000,000 no mubare w'abanyarwanda, aho gutekereza ngo artificial intelligence, banza unatekereze human intelligence y'abantu, y'ikiremwa muntu, kuko nibo barema artificial intelligence, nibo bazakoresha artificial intelligence. Niba utareba uburezi mu gihugu ngo urebe abo bakozi bari mu gihugu, urebe urubyiruko ruri mu gihugu, urebe ubuzima bwo ku gihugu, ugafata inzira ukajya kureba umupira muri Morocco, ukajya kureba umupira muri Los Angeles, uwo mutegetsi ni umutegetsi nyabaki.
abo babiti ahubwo Kagame ni inkirabuheri heza. Ariko tuzabivuga mu kiganiro cy'ubutaha, tuzatuvuga umutungo yibye abanyarwanda yawukuye he, awubitse he, awukoresha ate. Yes. yavuze rero ko abo bose nubwo atabavuze amazina bamubuza gusinzira. Ni Ntekereza ibyo nyine. ko abamubuza gusinzira, nyakumubuza gusinzira, umuntu yakumva ahita yumva Amerika wenda n'Ubwongereza, abandi bo nta bafata nk'abantu bakomeye. Ni Amerika bwa mbere na mbere ushobora kumubuza gusinzira, nk'uko yatatse ejo bundi ati singisinzira, ati bambyukiraho banyirirwaho, ati singisinzira. Ntabwo ahubwo arabibona, kuko biraza kurushaho kuba bibi. Biraza kurusha kuba bibi. Yes. Ariko ikibazo tugomba kwibaza, si byo byazinduye uyu munsi kwibaza, ni twebwe abanyarwanda ko Kagame ari mu mazi abira, tuzakomeza gutekereza yuko Amerika cyangwa Trump aribo bazatubonera igisubizo? Tuzakomeza gutekereza ko Tshisekedi na Congo n'u Burundi bwo Kagame ashyamiranye nabyo ari byo bizaduha igisubizo? Ntabwo ibyo bizashoboka. Ntabwo Trump arara ku ijoro atekereza ngo abanyarwanda bazamera bate mu minsi izaza. Ntabwo Tshisekedi intambara arimo zirahagije. Icyo ariho agomba kuzakora ibishoboka byose kugira ngo azatsimbure Kagame, amuvane ku butaka bwa Kongo. Kandi nibyo nkatwe nk'Abanyafurika nibyo tumusabira. Twifuza ko Tshisekedi n'Abanyekongo bazashyira hamwe bagashakisha ingufu zishoboka zose, aho bazazivana bo barahazi kuko bafite ubwenge n'ubushishozi. Izo mbaraga amaherezo bazazigira, Kagame bamutsimbure ku butaka bwa Kongo. N'intambara zo Kagame yifuza ko azagirana n'u Burundi cyangwa azagirana n'Abatanzania cyangwa se azagirana na Uganda, nubwo bashukana nyine we n'Ubugande barebana ku maso bagashukana, ariko turabizi kuko bararwanye kandi si bwo bwa nyuma. Ibyo ngibyo rero, icyo umuntu yasaba abanyarwanda ni ugusubiza ubwenge ku gihe, ngo bibaze ngo ese ahubwo ikibazo umuntu yakibaza ate? Uko umuntu yibaza mu bihe nk'ibi ngibi, mu bantu iyo bashyize ubwenge ku gihe, uribaza uti se ubwo Kagame ashamiranye na Trump n'Abanyamerika, akaba ashyamiranye nako arwana na Congo, akaba arwana n'u Burundi, akaba yarigize umwanzi w'ibihugu bya SADC kubera ibyo yabakoreye muri Congo, akaba yarigize umwanzi na biriya bihugu byo muri East Africa byinshi kubera uko yabanye nabo muri Congo. Ese twebwe nk'Abanyarwanda opportunity tuvanamo ni iyihe? Kuko ibyo bihugu ntabwo ari byo bizadubonera igisubizo. Ariko wowe nk'Umunyarwanda watekereza uti twebwe opportunity twavana muri ibyo bibazo Kagame afitanye n'abandi ni opportunity twakoresha dute? Ariko kuba wakwicara ngo uvuge ngo ikibazo cyacu tuzagikemurirwa na Congo, tuzagikemurirwa n'u Burundi, tuzagikemurirwa na Trump, tuzagikemurirwa na Amerika, ni bya bindi byo kuvuga ngo urikirigita ugaseka ukisekesha, kuko ibyo ntibizashoboka. Ahubwo bishobora kuza, kuko iyo bene opportunity iraza kandi ntabwo ihoraho. Biraza, bishobora kuguhitaho ugasigara uri imbokoboko nk'ukuntu watangiye uri imbokoboko. Ibyo rero biratangirana n'ibitekerezo byacu Abanyarwanda, kuko ndabyumva cyane, njya nageze aho nkareba ibyandikwa kuri za internet, wagira ngo rwose ubu turategereje yuko Trump na Amerika bizaturangiriza ikibazo. Ibyo rwose Banyarwanda murishuka, ntabwo bizashoboka, ntabwo bizabaho. Yes. Dukomeje ikiganiro twahaye inyito
ese koko Kagame azakomeza gusuzugura Amerika, aho nyine wari uvugize uti kuyisuzugura ko ntazayisuzugura ubuziraherezo, ari mu mazi abira, Amerika izamwereka ikiri cyo, ariko rero ntibizakemura ibibazo byacu nk'Abanyarwanda. Nitwe tugomba kumenya ko ikizaba kibangamiwe muri icyo gihe ari u Rwanda, bagomba gushaka ibisubizo byo kugira ngo u Rwanda ruzahuke ari Abanyarwanda nyine, bitazakorwa nyine na Amerika, bitazakorwa na Kongo. Tanze inama uti twirebe, dusubize amaso inyuma, turebe icyakorwa. Icyo ni ikibazo nyamukuru. Hari benshi njya mbona bahora bakoze bagakora ngo amashyirahamwe, ngo bishyize hamwe, natwe bajya kugira gute kwishyira mu gukora iki? natwe bajya batureba, ntabwo umuntu yavuga amazina, bajya batureba tukababwira tuti abashyirahamwe babanza bakaganira, aho ukajya kumva hirya ngo twanga nkatwe gufatanya. Ese wabwira iki bene abo ngabo, nubwo tudashaka kuvuga ayo mazina, ariko ibintu ngo kuko usanga abantu bose ngo ariko ngo abantu bakwiye gufatanya, ngo kuki mudafatanya? Ubibazwa n'abantu hirya no hino, ndumva aho ngaho wenda yo urabizi ko tubimazemo, ngira ngo ibi bintu tubimazemo mu magambo make cyane. Wowe bibayemo igihe kirekire kundusha. Jye natangiye muri 2010 dushinga Rwanda National Congress, ihuriro nyarwanda. Kuva icyo gihe nta gihe hataba ibyo bintu byo kuvuga ngo kuko ni ihuriro nyarwanda ryari rishingiye kuri icyo kintu, ngo turebe uburyo dukusanya abanyarwanda bose. Aho byatugejeje ngiye turabizi, ntabwo twongera kubisubiramo uyu munsi. Oya. Ntabwo twanga gufatanya, ariko abantu basaba gufatanya barimo ibyiciro bitatu. Hariho abavuga bati reka dufatanye mu mvugo, ariko mu by'ukuri icyo baba bagendereye, icyo baba bashaka ni ukuvuga ngo badukurure muri politiki y'ibintu bishaje, cyangwa se ibintu bishingiye ku moko n'uturere. Harimo abantu tuvuge babarizwa muri leta, baba bafite ibitekerezo bumva bataremera neza uburyo ubutegetsi bwa Habyarimana bwatsinzwe na FPR, bakumva ko ikindi gihe kizagera kugira ngo ibyo babuze bongere babisubirane mu minsi iri imbere. Ni ukuvuga ubutegetsi bwaba bushingiye kuri politiki mbese ishingiye ku bwoko, ndetse ishingiye n'akarere, ishingiye no ku gitugu, kuko ubutegetsi bwa Habyarimana bwari ubutegetsi bushingiye ku gutegekesha igitugu, ariko bushingiye no kuri iyo politiki ya Hutuism. Turi Abahutu kandi turi n'Abahutu bakomoka mu gace runaka. Hari abantu bagitekereza batyo, bataremera ko ibihe byashize, kandi ibihe byashize ntibyongera ko, ntabwo bigaruka. Wabyifuza ariko ntibigaruka, biba ari byarashize. Hari n'abandi bagitekereza yuko nubwo ibyo bihe bishize igihe mu bantu b'Abahutu, ariko bakomoka muri ya tendensi ya revolution muri 1959, ariko bumva bagitekereza yuko kubera ko u Rwanda rubarizwamo Abahutu nyamwinshi, bacyumva bafite iyo politiki ya nyamwinshi. Rimwe na rimwe bakaba mwahurira kuvuga bati ntabwo dukunda biriya, ntabwo dukunda ibyo, ntabwo twanakundaga kandi twarwanyije biriya bya Habyarimana, bariya Abahutu b'Abakiga, ariko still turi Abahutu.
hari abantu kubera ibyo mvuga mbimazemo igihe kuva muri 2010 ngenda mpura n'abantu benshi nkumva aho baganisha, bakumva batemeranya n'ibyo bintu bya muri iyo kampu ya Habyarimana, ariko noneho ntibemeranye n'ibyo bintu by'abatutsi bya FPR. Akaba ari wenda ariho bavuga uko mushobora guhurira, ariko bakumva ko ishingiro ryabo nyamukuru ni iryo ngiryo ry'uko ari abahutu. Hari iyo kategori, simvuga amazina, ariko hari abantu ngenda nganira nabo kumva ariho baganisha. Hari rero n'abatutsi bari hanze aha ngaha ni nyamuke, kuko tuzahora turi nyamuke iyo twibariye muri ibyo bintu by'ubwoko. Ariko jye sinibarira muri nyamuke y'ubwoko, jye nifuza ko ibyo nifuza ni ukubaka community y'abantu b'Abanyarwanda bemera ko ari abahutu, bakwemera ko ari n'abakiga, bakwemera ko ari n'abatutsi, ariko bakumva ko icyo dusangiye ari ubunyarwanda. Iyo niyo community, nibwo bwoko bwanjye nifuza kubaka, ubwoko bw'Abanyarwanda aribwo duhuriyeho. Ariko abo batutsi bari hanze bakumva ko ikibatandukanya na FPR gusa, mbese kumva bijunditse abahutu bose, waba umukiga waba umunyenduga, kumva bijunditse. Ariko cyane cyane bakavuga bati uwadukiza Kagame. Ariko noneho bya bindi byose bijyanye n'ibyo bya DMI n'ibyo tuvuga bya FPR n'amabi yose yakozwe na FPR, ariko ibyo mukabireka. Simvuga amazina uyu munsi, ariko hari bene abo batutsi nabo mu by'ukuri tutumvikanye cyane cyane muri RNC, mu ihuriro nyarwanda, urabizi Joseph, kuko nibo baduteje ibyo ngibyo, kumva ko bashaka intambara yo kuvanaho Kagame, tukajya muri Kongo tukavanaho Kagame. Ariko ubutegetsi bushingiye ku batutsi bugakomeza, ubutegetsi bushingiye ku gatsiko k'abatutsi, ndetse kagomba gukumira abo bahutu nyamwinshi. Hari bene abo bantu bose muri izo kategori uko ari eshatu. None se Joseph, mbwira abo bantu iyo bakubwira ngo mufatanye, bakumva ko ukwiriye kuba igikoresho cyabo, ukaba imbere yabo ukajya ubavugira ngo byitwa ko hari abatutsi n'abahutu ngo mu kintu, nyamara buri ruhande rurimo gukurura rwishyira rwumva nitugera ku butegetsi bariya tuzabica, tuzabavanaho, tuzabavanaho. Abanyarwanda muri elite niyo mentalite bafite, nayo mentalite itumye u Rwanda rugera aho rugeze ubu ngubu. Kuko iyo elite nidahindura imitekerereze ngo ihindure n'imikorere, tuzagwa mu buhunzi. Abari mu Rwanda bazatikirira mu Rwanda, nk'ukuntu uko ibihe bisimburana ingoma zihindura imirishyo, kuva Rucunshu no mu ngoma z'abakoroni kugeza revolution ya 59, 73 Habyarimana afata ubutegetsi, 94 FPR ifata ubutegetsi. Ingoma zihindura imirishyo, ariko ubutegetsi ntiburahindura, buhora buri ubutegetsi bw'agatsiko. No hanze aha ngaha rero hari abantu bafite inyota yo kumva bakwiriye gufata ubutegetsi, ariko bakumva ko bazakoresha ngo ibyo bintu by'amoko, bavuge bati nituba turi kumwe na Rudasingwa abantu bazabona ko ari ibintu by'abahutu n'abatutsi. Ntabwo imyaka yo tugezemo Joseph, turi mu myaka yo gukoreshwa bene ubwo buryo, kandi dufite imitekerereze itandukanye n'abene abo ngabo. Ibyo rero bavuga ngo reka ngo dushyireho ikiraro, reka ngo abaswahili batubwiye ngo nidufatanye bazaduha intwaro. Ibyo bintu ntabwo ari byo twebwe tugenza mu bihe byo turimo, kandi ibyo bintu ntibizigera byubaka u Rwanda. Kandi niyo Kagame yagira atya akicwa n'urw'ikirago, cyangwa akicwa n'abo yahatse bamurambiwe bakamukubita isase ejo mu gitondo, ukumva bati bahanuye indege ye, nk'ukuntu Habyarimana byamugendekeye azize Kagame n'abandi. Ntabwo ibyo ngibyo ari byo byahindura isura y'u Rwanda. None se ubu ko Kagame yishe Habyarimana, ubu ntitumaze imyaka 30 mu butegetsi bufite ubukana burusha
n'ubwa Habyarimana. Ibyo rero Yosefu, ubwo icyo kintu cyo kuvuga ngo ntidushaka gufatanya, twifuza gufatanya n'abanyarwanda, ariko reka tubanze umunyarwanda ushaka gufatanya natwe tubanze tunaganire nk'abanyarwanda, twumvikane ku kibazo dushaka gukemura n'uburyo tuzagikemura n'uburyo tuzafatanya kugira ngo dukemure icyo kinyarwanda, icyo kibazo. Ibyo ngibyo nibyo bidushishikariza kuba no tuza no mu biganiro nk'ibi ngibi, nibyo tugerageza kubaka, kuko u Rwanda ruzubakwa no gushingira ku kuri, ntabwo kugomba gushingira ku kinyoma, ntabwo bizanashingira kugira gusa inyota y'ubutegetsi no kuvanaho umutegetsi uriho, ahubwo aho kwibaza uti se ubutegetsi twifuza mu Rwanda, u Rwanda twifuza rwaba ruteye rute, twarwubaka dute? Muri icyo kibazo ubutegetsi bw'u Rwanda bwaba bushingiye kuki, aho gutekereza ngo reka tuvaneho Kagame ngo tumusimbuze Rudasingwa, tumusimbuze Yosefu, cyangwa se tumusimbuze undi Habyarimana. N'ibyo ngibyo urakoze kumbaza icyo kibazo, ni uko tuzakigarukaho kuko ni ibintu bikunze kugaruka. Tugana ku musozo nyine, aho twatangiye twibaza tutese Kagame azakomeza gusuzugura abamuhatse, abamugize icyo ari cyo, kugeza ryari? Tubonye ko nta bushobozi, nta n'intege na nkeya, kandi ntaziyahura kandi ko ataziyahura kuko nta butwari bwabyo yagira. Ntabwo Kagame azigena ni ikinyarwanda ibyo turabibonye. Ariko ahubwo icyo ashobora gukora ni nko kugira ngo akomeze kwicira abantu no guhitana abantu benshi cyane, akazana ibihitana abantu benshi cyane, kuko arabihora biba urwango. Wenda ntitwabigarutseho cyane, ariko muri ino minsi biteye ubwoba iyo biva mu kanwa k'abitwa ngo nibo bayoboye ubumwe n'ubwiyunge, nyine babushinzwe nk'abitwa Bizimana. Ibintu biva mu kanwa gihe binyibutsa kampanye ya Sidere Habyarimana ko byari bimeze, kandi byavuyemo byaragaragaye, havuyemo kumeneka kw'amaraso kwinshi kunini cyane. N'ibi rero hari ikintu kigaragara cyane gishobora kurangira kimennye amaraso menshi, nubwo ayamenetse Kagame yamennye amaraso atagira ingano. Afite n'ubwoba bwo kuzayaryozwa, ariko ashobora no kumena andi. Yes. Abanyarwanda Yosefu baramutse badahagurukiye ibi bibazo dufite mu Rwanda no mu karere, byo Kagame na DMI na FPR DMI bateza mu karere, ingaruka zabyo zizaba mbi kurusha n'ibyo twanyuzemo. Yego rwose. Uzanyibutse mu kiganiro cy'ubutaha, hari abantu bajya banyandikira, mbese mu kiganiro cy'ubutaha ndetse tuzafata umwanya dusubize bimwe mu bibazo abantu bagenda batwandikira. Hari abanyandikira, nawe bagomba kuba hari ababandikira. Yego, barahari. Yes, gusubiza ibibazo by'abantu batubaza. Hari bimwe byo nzavuga mu bintu by'abantu bambaza, byerekana ko imbuto mbi Kagame arimo kubiba mu Rwanda no mu karere zizagira ingaruka mbi cyane kuri twebwe n'abatukomoka. Yego, abitekereza ngo barishyireme ngo bajye gutegeka rwose, sinzi ko bakunda kiriya gihugu. Ukunda kiriya gihugu yajya ku mavi akagisengera, akanicisha bugufi, akanaganira neza, areba kuko kugitegeka ntibizoroha inyuma ya Kagame. Uko azagisiga biraca amarenga mabi cyane. Niho tugiye gusozereza. Twatangiye nyine tuvuga tutese Kagame azakomeza gusuzugura Amerika, ntibishoboka. Ikindi cyo, ese aziyahura, twavuze ntibishoboka, ntabwo butwari bwo kuba yakwigena ntawe uhari.
Eh, ariko tubonye yuko ashobora gukora ibintu byo kumena amaraso kugira ngo ahari atere imbabazi. Ibyo bintu byagiye biboneka mu Rwanda. Ibyo tugomba kwirinda, ibyo tugomba kwicara nyine tukabona ko ari ibishoboka, tukareka gukina mu bikomeye, kuko kuvuga gusa ngo ugiye kuba perezida, ngo ugiye kuba iki cyose, ntabwo ari cyo umuntu yagombye gushyira imbere. Ndagira ngo rero niba hari ushaka gufata umunota umwe byaba byiza, cyangwa se niba wumva oya, narangije washoje. Yego narangije. yego. Mm. Reka dusezerere ku batwumvaga, tubabwira yuko habayeho umukoro wo kugira ngo buri wese ye kureba ngo Amerika izabitugiramo, ye kureba ngo abanyekongo bazabitugiramo, ngo Kagame najegera, Kagame navaho, ibintu byose bizatungana, nyine avanyweho n'abanyamerika n'abanyekongo, ko ahubwo ari igihe cyo gutekereza cyane cyane, ariko kureba aho u Rwanda rwagana hatari ikuzimu, nka bimwe Kagame nyine amaze iminsi avuga. Mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe, hamwe na mugenzi wanjye Dr Theogene Rudasingwa. Muramuke aho bwije, kandi mwirirwe neza aho bwakeye.